yewa oya Instagram yanjye barayihakinze ariko nazanye indi yitwa Nsengiyumva François online. Iyi ni Instagram nshya ya Nsengiyumva nkuko amaze kubyivugira yanjye barayihakinze. Nibyanakunda yuko twakongera kuyigarura kugira ngo mukomeze muganire nawe, ariko uko byagenda kose iyi ngiyi niyo muzajya mukurikirana Nsengiyumva François online. Mujyeho dukore live tuganire, muganire na François, ni umuntu mukunda bibe byiza cyane, ariko uko byagenda kose nazagira umuntu wongera kubabeshya. Irindi zina ni Nsengiyumva François online. Hanyuma ibi biraduhesha challenge y'indirimbo ya François nshyashya twasohoye mwabonye isubireho, izatangira ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu ikarangira kuri 16 z'ukwezi kwa karindwi, izamara ukwezi kose. Urifata ka video hanyuma ubyina indirimbo isubireho, nurangiza katarengeje umunota, nurangiza ugashyire kuri Instagram yawe utaginge Nsengiyumva François online, unataginge Amandine 250. Hanyuma umuntu uzatsinda nuzaba wagize like nyinshi kuri iyo video azaba yakoze na comment, tuzahita tuyipostinga n'ubundi kuri Instagram ya Nsengiyumva François online. Hanyuma azaba umunyamahirwe atsindire amafaranga na $150 y'amanyamerika. Gerageza rero kugira ngo utsinde ubundi utaginge bigende neza cyane. Si ibyo shomora gusa, ariko kuri iyi ndirimbo n'ubundi hari challenge ya Facebook nayo n'ubundi hashtag ni cyane isubireho challenge. Iyo challenge n'ubundi urafata noneho ho link y'indirimbo uyishyire kuri Facebook yawe, nurangiza ushyireho akajambo wakunze muri no ndirimbo, usaba abantu kusharinga iyo video, unabasabe gukora like kuri iyo video. Urabugize amahirwe yo kuba watsindira $30 y'Amerika. Hanyuma n'ubundi wibuke no gutaginga igisupusupu. None Facebook ya François yitwa igisupusupu, utaginge Amandine 250 ubundi utsindire ayo mafaranga. Ndabashimira ko mwakuze indirimbo, abayikunze abatayire mukomeze muyirebe muyisangize n'abandi kugira ngo nawe ukomeze ugire n'amahirwe yo gutsindira ayo mafaranga. Hanyuma rero Instagram ya François nyisubiremo Nsengiyumva François online, hanyuma page ya Facebook ni igisupusupu. Tsindira ya mafaranga. Irushanwa finali ni kuri 16 z'ukwezi kwa karindwi, nibwo tuzahemba abazaba batsinze. Udushyigikire, dufashe, ifate video nziza cyane, ubundi wiko gutaginga abona kubwiye #nisubireho challenge niyo ngiyo. Murakoze cyane.